ikivuze kingana n'ikikoze iyo ivuze ijambira rikurikirana kugeza irisohoje ntabwo rero Imana ivuga ubujajwa ntabwo Imana dukorera ari Imana y'utugambo ni Imana ivuga ijambo ikarihagararaho kandi kanarisohoza igeno n'intambara abantu benshi bagenda bacamo bakorera Imana baguhura n'amateso menshi bagahura n'intambara nyinshi ariko ko bahura nazo zimwe zikabakura mu byizerwa bakareka Imana bakajya mu makabari bakajya mu kubyina bakajya mu businzi bakajya mu bujura bakajya mu bibi Imana ikababara Imana ikabona iri gupfusha. Isumbwe TV kora like ukore subscribe maze ukore kukazogera maze ukomeze kurikirana ibizahita ku murongo w'Isumbwe TV. Mudukurikiye aho mugiye muherereye hose twongeye kubaha ikaze muri aya masaha kandi kuri uno mugoroba turabanezerewe cyane aho mugiye muherereye hose. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Akakanya rero turi kumwe n'abatumirwa babiri hano imbere ya kamera murabibona ko bahageze barasa neza barakeye bambaye ubwiza bw'Imana reka tubivuge gutyo kandi koko niko biri. Reka tubahe ikaze hanyuma akakanya barusheho kwibwira baje kutuganirira abakunzi bacu hano kuri Isumbwe TV. Isumbwe TV namwe murabibona ko abatumirwa bahageze tugiye kubaha ikaze rero ni karibu bene data. Turishimye cyane kuri iyi saha n'uyu munota hano kuri zicano uko ari ebyiri ku Isumbwe TV. Turishimye turanezerewe cyane nk'abashumba nk'abakozi b'Imana. Ngiye nitwa Reverend Floriye cyangwa se Prophete Floriye ndi umukozi w'Imana ngira umugisha no kuba ndi kumwe n'umushumba w'Imana uri mu mavuta y'Imana. Nabisengeye igihe kirekire ngewe ngira umutwaro wo gusenga kugira ngo nzahure n'uyu mushumba kuri uyu munsi tubashe gukorana ikiganiro muri studio cyangwa se ndi kumwe n'abanyamakuru ariko uyu munsi turabonanye. Rero Imana irabikoze bivuye ahakomeye ariko Imana irabikoze. Ngiye mu ruhande rwanjye navuga ngo nishimwe kuri nge kuba Imana impuje n'uyu mushumba tukaba duhuye tugakorana umurimo w'Imana kuko kuboneka kwiwe bijya bigorana kubera ibihugu byinshi Imana muteje intambwe abayurira indege amanuka izindi bigasaba ko kubonana bigorana ariko uyu mwanya biremeye nshimye Imana. Rero nawe turamwakiriye kugira ngo abibwire. Katumuha ikaze nawe atwibwire kandi arusheho kwibwira abakunzi bacu bagiye badukurikiye hano kuri Mushimwe w'Iteka TV ndetse no kw'Isumbwe TV. Muraho neza abantu mudukurikiye kuri izi mboga nkoranyambaga cyangwa se kuri izi channel. Mahoro y'Imana nabane namwe mwese ndetse n'imiryango yanyu abari Burundi by'umwihariko turabashuhuje cyane abari muri Kongo bari muri Tanzania Zambia Mozambique ndetse na Malawi. Reka tugaruke hano mu Rwanda namwe ndabashuhuje nshuhuje abari muri Kenya bari Bugande mu bihugu by'Uburayi hirya no hino Amerika Sweden Canada Australia Ububirigi Ubufaransa mwese turabakunda cyane. Amazina ni Reverend Pasteur Buhungu Abeli murabizi ko tubana buri munsi muhabwa umugisha. Nibyo nsuhuriza n'abari abantu bari mu Bushinwa baradukurikira cyane nabo ndetse n'abari mu Buhinde nabo turabashuhuje cyane. Kandi nishimiye kubana n'umukozi w'Imana. Nshimye Imana ntabwo narimbizi ko wabisengeye kugira ngo tuzahure. Nshimye Imana ko yumvise gusenga kwawe uyu munsi birabaye ihabwa icyubahiro kandi nkuko babivuga ngo nta nduri ivugira ubusa ku musozi buriya hari impamvu Imana yabyemeye ko duhura ahubwo abadukurikiye ntibakura amaso kuri ekra zabo badashoje kino kiganiro kugira ngo bamenye intego cyangwa se umugambi Imana ibafitiye. Murakoze. Nafashe umwanya wo gusenga nsenga Imana nk'umushumba nk'umukozi w'Imana nyisaba iyerekwa cyangwa se titire nyamukuru y'ijambo nyamukuru tuzaba turiho mu rwego rwo kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana ivugana nanjye ku kintu gikomeye. Imana imbwira ku kintu cyitwa umurengwe wateye abantu b'abakozi b'Imana bamwe hanyuma Imana igenda ibagirira neza ibakuye mu butayu bw'ubusharire bukomeye. Abantu bababaye abantu bagenda ndetse baririra Imana bayibwira ngo Mana dutabara Mana turengere ndetse bageza nubwo basezeranye Imana amasezerano nabo nubwo yabaganje nibo yambwiraga Imana abashumba abapasteri ababishopu abapotere
bakomeye Imana yahamagaye ndetse ibyamamare bikomeye ngo iyo bimaze kugenda byakira imigisha birarengwa bikibagirwa Uwiteka Imana ishobora byose. Imana irambwira ngo nibagaruke bongere bagaruke ku murongo kuko ari Imana ibishakaho. Rero nyakubahwa Abeli, abantu b'Imana muri iki gihe bibagiwe iby'Imana yabahamagariyemo, bibagiwe umurimo w'Imana, bibagiwe ubwiza bw'Imana, biri kubabaza Uwiteka Imana ishobora byose. Ariko hari ijambo nasomye muri Ezekiyeli rivuga ngo nashatse umuntu umwe wahagarara mu gihugu kugira ngo nkize abandi ahagarare mu cyuho naramubuze. Ngo ariko nimbona umuntu umwe agahagarara mu cyuho cy'abandi nzakiza abandi bose. Bishaka kuvuga mu yandi magambo uwo muntu ashobora kuba nge cyangwa akaba wowe Abeli. Ariko Imana ikagira ikikora hano mu gihugu ndetse no mu bihugu by'amahanga n'abadesipora batwumva, ababohoka bakabohoka, ababona Imana bakayibona, hanyuma ubwiza bw'Imana bugakomeza mu izina rya Yesu. Imana yacu tugire neza cyane. Rero umukozi w'Imana ndakugena n'intambara abantu benshi bagenda bacamo bakorera Imana, baguhura n'amateso menshi, bagahura n'intambara nyinshi, ariko uko bahura nazo zimwe zikabakura mu byizerwa, bakareka Imana, bakajya mu makabari, bakajya mu kubyina, bakajya mu businzi, bakajya mu bujura, bakajya mu bibi, Imana ikababara, Imana ikabona iri gupfusha. Yes, nibyo utaramuha ikaze. Natwe reka tugire icyo tuvuga ahangaha. Imana burya ntago igikunda umuntu wibagirwa rwose. Imana uribuka neza ko yigeze no kubwira Abisirayeli ibabwira ngo mwibuke. Mwibuke aho nabakuye. Karibu rero umukozi w'Imana ajya mbere rwose tuganirire nawe. Murakoze cyane. Imana nibahereza umugisha. Turi mu bihe abantu bari mu bizazane. Rero muri makeya hari akantu nakunze kugenda mvuga ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Naravuze ngo umuvuduko w'ikinyoma uhagarikwa na feruje z'ukuri. Haleluya. Umuvuduko w'ikinyoma uhagarikwa na feruje z'ukuri. Amen. Umuntu w'umunyakuri Imana iramushigikira, ariko umuntu w'umunyakinyoma amera nk'umuntu washoye impyisi mu isoko, abaguzi bakagura bamushungera abandi bamuhekeza. Bivuze ngo ntabwo Imana yamutakazaho umwanya. Imana ishigikira umunyakuri, ariko umunyakinyoma ntiyamutakazaho umwanya. Bishatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ngo abantu bagiye bavuga Imana ariko bayibeshera. Ubwo twibuke n'umuhanzi yaririmbye akavuga ngo abayivuga bayibeshera mubabwire barekeraho. Uyu munsi nico tugiye kubabwira ngo nibarekeraho. Bavuze Imana ku munwa, ariko mu mitima yabo ntayirimo. Rero kubw'ibyo Imana ntihutiraho. Imana ukuntu imeze irakwihanganira, kuko yifite ukwihangana kurenza uko umuntu. Imana ni umubyeyi. Hanyuma kandi Imana iragoragoza gatatu mu mibereho yayo. Ntabwo Imana iba yifuza ko hari n'umwe warimbuka. Niyo mpamvu ivuga ngo Imana ukuntu imeze iragoragoza umuntu ikamurwaza. Ariko hari abantu yari irwaje ariko inarwaye, kubera ko aba bantu ntabwo nkwibutse yuko nta kintu Imana igikora itaburiye umuntu. Yarababwiye, ituma abahanuzi barababwira ntibumva, ica mu bana batoya baravuga ntibumva, ica mu bashumba baravuga ntibumva. Ubwo rero iyo rero Imana ikugoragoje, iyo uyinaniye igera igihe ikagira gute? Ikakwihorera cyangwa se ikakujugunya. Hari n'ijambo rivuga ngo kudakonje kandi ntubire. Ngiye kukuruka. Iyo rero Imana ikugoragoje ikakurwaza ukananirana, hagera igihe ikakuruka. Hari abantu rero tumaze kubona bamwe na bamwe bisa nkaho imaze kubaruka, ariko impamvu niyihe? Suko itari yarababwiye, suko itabarwaje. Aba bantu rero benshi bagize umurengwe w'amafaranga, babona biremeye. Ndaza kuvuga mu bice nka bitatu by'aba bantu umbagijeho. Ubwa mbere na mbere Bibiliya iravuga ngo abahamagawe ni benshi, ariko abatoranyijwe ni bake. Hanyuma hari abahamagawe baritaba baranatoranwa, hari abandi bahamagaye ntibitaba ntibanatoranwa.
noneho bamaze kubona babandi bahamagawe bakitaba bakanatoranwa bibahiriye muri uyu murimo bazana ikintu bita amashari baravuga ati twasizwe baravuga ngo twatanzwe baza bakurikiye abandi harabakurikiye babyara babo harabakurikiye ba marume harabakurikiye base wabo harabakurikiye baramu babo abandi nabo buriye inkike ntibanyura mu marembo ntabwo rero aba bantu bigiye kubahira kuko ntabwo Imana iri bubihanganire kuko Imana yamaze kurakara yamaze kurakara byari bikabije so twagiye tubona rero abantu biyita iyo mvuze ngo biyita nuko umuntu aba yiyita icyo atari twagiye tubona umuntu akaza kaduka ngo ndi impano y'Imana ni njyewe mpano y'Imana noneho uyu mpano y'Imana ngo mwanya umwe ngo agikuzimu akiyemerera ko anywa amaraso akongera kemeza ngo ni impano y'Imana umva ni ibintu biba bihabanye kuvuga kuri impano y'Imana ukongera ukemeza abantu ko ugikuzimu abandi batwarayo ukemeza abantu ko unywa amaraso mbega ni ibintu bidasobanutse so hari nabandi twagiye tubona biyita abakozi b'Imana ariko bakoranye nawe ukababona umuntu arisobanurira neza ko agikuzimu atwara abandi kuzimu umuntu akiyemerera yuko anywa amaraso y'abantu daboro ibintu akora ni ibintu bigaragarira buri wese yewe niyo waba utafite umwuka wera ibintu akora ni ibintu birireye bigaragara none nk'umuntu yitwa ngo ni profeti akitwa ngo ni pasiteri uwo muntu afite amaso areba he ku buryo yajya kwicarana n'uyu muntu so ibi bintu rero ni ibintu byakomeje kurambira Imana ku buryo iri kugenda iterura ikajugunya mu nzu z'imbohe ntabwo rero byari ibintu bikiri mu ibanga ahubwo byamaze kujya ku karubanda abantu rero nibabone kandi basobanukirwe uwubaha Imana n'ubutayubaha uyikorera n'ubutayikorera kuko ikivuze kingana n'ikikoze iyo ivuze ijambira rikurikirana kugeza irisohoje ntabwo rero Imana ivuga ubujajwa ntabwo Imana dukorera ari Imana y'utugambo ni Imana ivuga ijambo ikarihagararaho kandi kanarisohoza hagati aho rero nibahame hamwe kuko baranze kumva so bajya baca umugani bakavuga ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva ihoni kabiri ngo ayiheneyo yumva ari uko ahiye ubwo rero nibarekeraho gukinisha Imana kuko iyi Imana ntikinishwa muri make numva ngerageje kubisubiza uretse ko hari nabo twagiye tubona cyangwa se tuzi kuko erega bajye bamenya ko hari n'imyuka iri kurahagarika ikinyoma uyu munsi rero turi hano kugira ngo ukuri gukore ikinyoma cicaye ku ntebe uyu munsi bakoze cyane mukozi w'Imana rakoze cyane mushumba yego profete umuhanuzi w'Imana nemera abarundi barakwemera igihugu cy'u Rwanda kirakwemera ibihugu by'amahanga i Burayi aberi wamaze kubaka izina mu rwego rwa social media abantu barakuza ariko icyo shaka kongeraho ku bintu waruvuze ubundi hari umuntu witwa Daniel turamuzi mu ijambo ry'Imana ibice 12 umurongo wa 3 ijambo ry'Imana riravuga ngo kandi abanyabwenge bazarabagira nk'umucyo wo mwisanzuye ry'ijuru ngo n'abahinduriye beshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose ubwenge bwa mbere Imana ishima n'ubumanuka buva mu ijuru ko Uwiteka Imana ishobora byose Yobu we yabivuze neza mu bice 28 umurongo wa 28 aravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka bishaka kuvuga mu yandi magambo Daniel yerekwa iby'imisi y'imperuka arangije ahishurirwa uko imisi imperuka ibyayo bizaba bimeze mu gihe imperuka aricyo kikingi turimo abantu b'abakozi b'Imana beshi batangira bababaye ndetse bashaka Imana bafite imbaraga n'urugwiro ariko bamara kurya bagahaga bamara kwakira ibisubizo ubwenge bw'ubumana Imana yari yarabahaye bagatangira kugenda isosi yabo bayimena mwinshije ndi kujya mbwira abantu ngababwira ngo ngewe ntabwo nshobora gufata isosi Imana impaye ngo nyimene mwinshije kandi nzi neza yuko iyi sosi nyibonye bivuye ahakomeye rero bishaka kuvuga ngo umugisha Imana iduha dukwe kugaragira ndetse uyu mugisha ukaguma mu mucyo
kuko umugisha w'ubumana ugomba kuba uri mu mucyo w'ubumana. Mana yacu tugire neza cyane. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mwisanzure ry'ijuru, n'abantu bahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Imana ishimwe yuko dufite umuhate wo kubwira bagenzi bacu natwe tutiretse, kugira ngo umucyo w'Imana tugote ndetse na bagenzi bacu umucyo w'Imana bagereho. Hari abantu b'abakozi b'Imana benshi bamaze kugenda bitwara nabi. Njyewe nari ndi gusenga mu bihe byatambutse, bishurirwa abadayimoni batatu. Bishurirwa umudayimoni witwa mudindiza, bishurirwa n'umudayimoni witwa bwenge bw'isi, bishurirwa n'umudayimoni witwa nyamugijya nino. Uyu nyamugijya nino yagendanye na Mukristo mu rugendo, bagendanye akajya muca intege, ndetse ku buryo Mukristo atashoboraga kubona ijuru bibaye ngombwa. Ariko ndagira nkubwire ngo dufite bene data dukorana umurimo w'Imana mu rugendo, ariko bakatubera abanyamugijya nino, kandi bafite amavuta ya pastorali, barasengewe, bari mu butambyi bwera bw'Imana. Tukibaza ese ijuru bajyamo bararizi? Icyo ni ikibazo. Ariko ndagira nkubwire ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, umunyabwenge akwiye kumenya aho ibihe bigeze. Umunyabwenge akwiye kumenya neza yuko haleluya hari ibintu Imana iri gushaka kugira ngo ikorere abantu bayo bayubaha. Niba Imana yaraguhaye inzu imwe ukaba wenda wari mu bukode kera, uyu munsi wa none Imana ikaba yaraguhaye moto waragendaga ku igare. Niba Imana yaraguhaye indege waragendaga n'imodoka zo hasi, ukaba ugeze mu kirere cyo hejuru, nta Imana itakugejeje. Bishaka kuvuga mu yandi magambo, ukwiye kwitwara neza mu mugisha Imana iguhaye. Ariko bamwe bari kujya mu marogi, bakajya mu makabari, bakajya mu kubyina, bakajya mu kwinezeza, bagatangira bagashaka abagore beza bafite za nyashi, bagata abagore babo bo mu nzu, babandi basezeranye bafitanye impeta, hanyuma bakajya bavuga bati ya mafaranga Imana iduhaye reka tuyinezezemo mu byiza. Ibyo ni iby'abapagani, ntabwo ari iby'abantu b'Imana. Bishaka kuvuga ngo Imana irababaye, Imana ifite agahinda, ariko abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mwisanzuye ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Imana yacu tugire neza. Rero mushumba, turi ku rugamba rukomeye, ariko urwo rugamba turiho Uwiteka Imana Nyiringabo hari icyo agomba gukora. Aba bantu Imana irashaka kubagirira neza. Maze iminsi Imana imbwira ku kintu cyitwa ikimenyetso cy'inyamaswa 666. Yohana niwe wagihishuriwe ari ku kirwa cya Patimo. Hanyuma iki kimenyetso cy'inyamaswa 666 kizaduka ngo inyamaswa ikava mu butaka hasi ikazamuka hano hejuru, ngo iyo nyamaswa ngo abantu benshi bazayiramya, ngo batangire bayikorera. Nayibwiwe 2006 singuciye muco uvuga. Imana impaye magambo yanditse mu byahishuriwe Yohana igice cyose c'13. Abantu bagisome baraza gusobanukirwa iby'iyi nyamaswa. Yego. Rero no kuvuga ngo iki kimenyetso cy'inyamaswa rero no kuvuga ngo abantu benshi kikubiyemo ikintu ubundi hari ikintu bajya bita reminante. Ubundi reminante ujye yumva, iriya reminante nuko isana iri gukora isi yose irayizi, ariko irimo quelque part y'ibintu byinshi. Bishaka kuvuga ngo abantu babe maso, kandi hari igihe kizagera ivuga butumwa nk'iri ngiri rigera ku bantu baryamye amashuka yabo, bari mu mamodoka bagenda, bari mu masoko bacuruza. Nk'iri tuba turi guha abantu muri za studio rizahagarara, ijambo rizaba ingume, ndetse nk'umuntu wese ajya ryifuza rishake aribure. Bishaka kuvuga ngo turashima Imana kwa kakanya hari abantu bumvisha ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Turashima Imana kwa kakanya. Rero no kuvuga ngo kubera ko hari abantu b'abakozi b'Imana bamwe bamaze kugirana ikimenyetso cy'inyamaswa cya 666 basinyana na Satani amasezerano, bagikuzimu. Bagezeyo basinyana amasezerano yo kugira ngo bajye bagendera mu murongo wa Satani, ariko bajijisha tugira ngo bari mu mucyo ariko batari mu mucyo. Abo rero ngo Imana igiye kubanika. Ibyo nibyo rwose uburyo izajya ibanikamo, bazajya baba bakabarura. Twatangiye kubibona. Twatangiye kubibona, turi kugenda tubona ibimenyetso. Bamwe bari gufungwa, abandi ngo bare babwira abantu ngo babasengere kuri za social media, abandi babasengere ngo bafite bambaye ubusuko bavutse. Ibyo byose no kuvuga ngo Satani bari kubaha ibihembo yabanze yabanitse, ndetse bagera igihe nabo ubwabo bakifuza kugaruka mu murongo wa kera w'agakiza, nkuko bari barifite umwimerere wa kera, bikabananira. Byabananira, hanyuma bakavuga bati n'ubundi butunze twamaze kububona, dufite amazu, dufite amamodoka, dufite inganda, ariko reka twinezeze, dusambane, twinezeze, dukora ibi. Ibyo bintu byose Imana irambwira ngo birayibabaje. Imana ifite agahinda. Niko bimeze. Imana ifite agahinda. Imana ariko ndajya mbwira abantu ngo mwakira ubwenge buva ku Mana.
mwakira ubwenge bumanuka uva mu ijuru Haleluya. ubwo bwenge buraza gutuma buri muntu wese amenya uko yitwa aho bafungiye insengero hano mu gihugu habahimira bamyinshi abantu bamwe baragwa bamwe nabo sigaye nyuraho hari ya Nyabugogo kababona noneho ngo bari kunywa ngo imisururu abandi ngo bari kunywa ibigage abandi ngo bari kunywa ngo za fanta ngo nibyo bagenda bahisha mu macupa nkumva mfite agahina kajya mu masengesho nkiyiriza ubusa kavuga ati Imana arengera itorero ryawe mukozi w'Imana abete turi ku rugamba rukomeye ariko Imana iradushyigikira iyereka ufite nge ndabona riri mu murongo n'uwanjye kandi nzi neza yuko Imana igiye gukora ibintu bikomeye Imana yasezeranyije ko ni Burundi nzagerayo kandi ndabizi neza kuba nicaranye nawe akakanya umurongo urafungutse Imana igiye kudukoresha iby'ubutwari nico gihe mu izina rya Yesu ngewe nabwiye umuntu witwaga hari umuntu witwaga Kayusi ari we Satani yari umutinganye atingana cyane nkigera hano muri iki kibuga mu social media naramuhanuriye ndanamusengera ndamubwira ati wowe Kayusi ugiye gukizwa ati izina rya Satani rigiye kukuvaho hanyuma aza guhura n'undi muhanzi bafatana uburyo bwo gusenga none muri ugo gusenga nawe aramusengera none amusenye imbaraga z'Imana ziramufata muri iyo minsi nari mfite ikibazo nari mpuye n'umutinganyi wari umaze kunsuzugurira ku buryo bwa telefone ampamagaye mwansaba ngo ningende mubere umugore ajya ndongora nk'umugabo ku mugabo ngo hanyuma ndekivuga butumwa noneho ngewe ubwanjye numva ngize ifuhe ninjira amasengesho umushumba ninje mu masengesho Imana yamwe ngo abatinganyi bose Imana igiye kubakoramo mu kwabo ngo ihereye kuri Kayusi Satani wa wundi warabaye warananiranye none uyu munsi abatinganyi batangiye gukizwa bishaka kuvuga ngo ubwiza bw'Imana bwatangiye gukora mu izina rya Yesu rero ngo hayijamo umushumba komerezaho ibyo Imana yakubwiye Imana iguha umugisha ndagushimiye cyane wenda ntituribuze no kurambirana cyane kuko kuvuga menshi siko kuyamara kandi iby'uyu mugabo ni birebire cyane ntibigira itangiriro ntibigira n'iherezo cyane ko na nyirabyo yasize atabirangije n'ubundi azanagaruka akomeze umugambi w'Imana uracyakomeje hari akantu gafashije umutima wanjye wari uvuze ati hazabaho kubura kw'ijambo ry'Imana reka mbyite ngewe ngo hazabaho inyota itari y'amazi ahubwo izaba ari inyota y'ijambo ry'Imana hazabaho inzara itari y'ibiryo ahubwo ari inzara y'ijambo ry'Imana abantu rero wavuze ati bari bakwiye gushira mu bubiko bakabika kuko hazagera igihe babyifuza ariko batari bubibone ibyo uvuze ni ukuri rero reka wenda twigarukire ku byo warimwo uvugaho ukomozaho no kuvuga ngo abantu ngewe hari akantu navuga kavuga ngo amungura nka niyo mazituvya no kuvuga iyo umuntu afite bikeya agashaka byinshi abishatse mu nzira zitarizo no kuvuga ngo aburana bya bindi yari afite no kuvuga ngo igihe kimwe imbwa ngo yari iciye hejuru y'uruzi ngo ariko ngo ikaba ifite inyama mu kanwa irangije ngo ibona igicucu cyazazindi ifite mu kanwa maze ikibona mu mazi irekura izo yari ifite mu kanwa isimbukira zazindi ibura izo yari ifite ibura n'ubuzima ibura byose rero hari abantu bazabura isi bakabura n'ijuru kubera ko barangaye no kuvuga ngo abantu barahamagawe barimo gukorera Imana babona ntibiri kuza neza uko babishaka bahita bishiriraho akabo bajya gusaba n'izindi mbaraga noneho izi mbaraga rero ndavuga zazindi zitura abantu hasi nagiye mbona ibitangaza ariko ibitangaza bitari byo Imana ikambwira ngo biriya ntabwo ari bitangaza ntabwo ari nje wabibakoresheje twagiye tubona abantu bashira imbago hasi ngo bakize ariko wahura n'uwararwaye ugasanga n'ubundi aracyarwaye abandi bagiye baza batarwaye bakazana imbaga ari bazima bakazishyira hasi ngo bakize bishuwa amafaranga baza kugigisha ntabwo ibyo rero byari kure kubuza Imana kujya guhora kubera yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura niba ukora ikibi uzasarura ikibi kuko murabizi mwese iyo wabibye amashaza usarura amashaza nta urabiba ibishimbo ngo asarura amasaka ntibikunda hanyuma impamvu nshimira Imana cyane agahengwe
dufite nuko Imana igushiriza imvura amasaka iyagushiriza n'urukungu. Ibi rero abantu babisobanukirwe, ariko ijambo ryaravuze ngo hazagera igihe ngo ibisobanure, ngo urukungu rumenyekane, ngo n'amasaka amenyekane. Hagati aho rero izi mbaraga z'ibitangaza bitari bitangaza bazaga kubeshesha abantu bakavuga ngo ni Imana ibikora, kandi imbaraga barazikuye kuzimu, baragiyeyo bakaja gusaba izindi imbaraga zitari imbaraga z'Imana. Nibahame hamwe Imana rero ibisobanure, kuko uyu munsi biri kumenyekana. Nta banga rya Satani ribaho. Nari navuze ngo ikinyoma kimara umunsi ntikimara umwaka, kiririrwa ariko ntikirara. Ngo nuwagiriye ngo nyirabukwe mu kuzimu ngo byaramenyekanye. Rero icyo nabasaba, simbizi niba byashoboka ko bagarukira Imana, ariko icyo nzi cyo ijambo riravuga ngo umuntu nareka inzira zembi akava mu ngeso mbi ngo akagaruka, ngo Imana nayo ngiramubabarira. Rero kandi ibyaha by'umuntu ngo nubwo byahinduka bikaba umutuku, ngo irashobora kubyeza bikaba nka sheregi. Icyangombwa nuko bakwigenzura bakamenya ko ibi bintu bagiyemwo by'ubutinganyi, by'ikuzimu, gufata imbaraga zitari imbaraga z'Imana, nibe niyaba babikora bemeza ko ari imbaraga za Satani. Ariko kubeshera Imana ntago byari kubagwa amahoro. Uyu munsi rero Imana imaze iminsi mbwira ngo ije gukora operasiyo muri aya mezi 3 asigaye kugira ngo uyu mwaka urangire. Imana ikubure ivaneho umwanda wose hehe ijugunye kure. Niyo mpamvu benshi bari kujya mu nzu z'imbohe, hari n'abandi bataragerwaho barahari bagisigaye inyuma. Imana yambwiye ngo ije gufata, iragira irabafata. Noneho nimara gukubura, dore kuntu Imana imaze iminsi mbwira. Imana yarambwiye ngo nujya mu kirori uzicara inyuma, bakuvana inyuma bakujyana imbere. Ha kugira ngo ujya kwicara imbere bakuvana imbere bakujyana inyuma. Niba kuvana imbere bagusubiza inyuma kirakubera igisebo, uraseba cyane. Ariko afazari nubanziriza inyuma bakakuvana inyuma bakujyana imbere, biraguhesha icyubahiro. Reka mbihuza n'ijambo rivuga ngo abari imbere bazajya inyuma, abari inyuma nabo baza imbere. Hari abandi Imana igiye kwimika uyu munsi. Imana iri kwimura, ari kigiye no kongera kwimika. Abakozi barahari bari bahishwe hari inyuma, barakingiranwe, nta jambo bafite, ntibahabwa agaciro. Aba bantu n'Imana izanye nibishize imbere, muraza kubona Imana ihindura amateka. Ariko reka ibanze hehe ikibi cyose, kuko byari birambiranye, byari bimaze kuyitera iseseme. Rero nta gitangaza kirimwo. Imana ntabwo igijishwa, Imana ntiwayibesha. Imana ije kubisobanura, n'abatarafungwa bazafungwa, n'abataraseba bazaseba. Kubera iki? Baraje bijyana imbere nta wabajyanye. Imana rero iri kubavana imbere ibasubiza inyuma. Hanyuma igiti cyose tateye kizarandura. Noneho kabiri, haleluya, amen. Abantu bose bihamagaye muri uyu murimo cyangwa se bakurikiye abandi, bafite ibyo baje bakurikiye, baje bashaka ama etage, baje bashaka amamodoka, ariko badashaka kugeza benshi kugukiranuka. Aba bantu Imana irabakura imbere ibasubiza inyuma, hanyuma ivane babandi bari inyuma batazwi, ibazana imbere nabo bayikorera. Imana iracyafite ubundi buryo. Imana iracyihagije, iracyafite imbaraga zo kugira gute, zo kugira ngo umurimo wayo utabaho umugayo. Rero umukobwa bumwe agatukisha bose. Haracyari nk'ibihumbi 7 bitarapfukamira abayari, haracyari abakozi b'Imana. Kandi mbibutse yuko nje nta muntu Imana yemerera, ntabwo Imana ije inyemerera ko nicara n'umuntu kuri kamera. Haleluya. Ataratoranyijwe, atarahamagawe. Ibi bintu narabihakanye, narabyanze, mbifatira amasengesho n'igihe cyo kuza kwa mpano y'Imana muri iki kibuga. Nabwiye Imana ngo nzasubire muri Alarme Business Center, nibutsa abantu ko ariho twicaye. Nabwiye abantu ngo nzasubire muri Alarme, mpano y'Imana atakihaza. Niyo mpamvu nagarutse, abantu barabizi ko nari maze iminsi ntaboneka ahangaha. Nukubera iki? Iyo nsabye ikintu Imana irakimpa, kandi biri mu nshingano zayo, kuko usaba arahabwa, ushaka arabona, ukomanga arakingurirwa. Na n'ubu rero dukomeje gukomanga ku mutima w'Imana. Nikura ikibi cyose hagati muri twebwe, isibura amayira, isibura imihanda, isibura amariba, kuko abantu barayatobye. Abantu barayatobye. Rero icyifuzo wasengeye Imana yagikoze, turahuye. Imana irimo guheha, irimo gukuraho. Kandi mbwire abantu ko bakwiye kumenya gutandukanya Elisa na Gehazi. Kuko abakurikiye Gehazi abo ngabo
abakurikiye Gehazi rwose barayobye ahubwo abantu nibakurikire Elisa ibi mbivuze mbikuye mu ijambo rivuga ngo iki umugore w'umushunemu kazi yapfushije umwana ajya kubibwira Elisa kuko ari we wari waramuhesheje umwana hanyuma ngo abonwa na Gehazi bwa mbere na mbere hanyuma ngo Gehazi abwirwa na shebuja Elisa aramubwira ngo uriya si wa mugore w'umushunemu undi ati niwe rwose ati genda wirukanga uhure nawe umubaze ngo ese uragenzwa n'amahoro hanyuma uriya mugore yari yibitseho ibanga yari yarabonye Imana muri Elisa yari yiringiye Imana ya Elisa ngo Gehazi atumwa na Elisa amuhereje inkoni aramubwira ngo genda irukange ugende urambike iyi nkoni kuri iriya ntumbi yuriya mwana hanyuma umugore w'umushunemu kazi aramubwira ngo ndakurahiye Uwiteka Imana ukorera sinshobora kujyana na Gehazi ndajyana nawe umwana yaje kongera kubaho agaruka mu buzima kuko iyo usomye Bibiliya iravuga ngo Elisa yubarara kuri uriya mwana ubwo yari aryamishijwe mu cyumba cyo hejuru ngo ahuza amaso ku yandi amazuru ku yandi ndetse ngo n'umunwa mpagaze ku iri jambo rivuga ngo sinshobora kujyana na Gehazi ese kuko abantu bakurikiye Gehazi abantu bakurikiye Gehazi bose naba bari inyuma y'aba bantu biyita abakozi b'Imana ataribo biyita ko bahamagawe batahamagawe biyita ko batoranyijwe batatoranyijwe abantu nibave inyuma ya Gehazi bakurikire Elisa uyu munsi haracariho Elisa Eliya aracyahari abakozi b'Imana baracyahari abantu nibave mu buyobe batuyoboza inzira nibura tubayobore kubera iki Imana yaravuze ngo nimwemera intumwa muzaba mwemeye n'uwayitumye ngo ari kuzanga intumwa azaba yanze n'uwayitumye nibagerageze bashishoze bambara imbaraga bambara amaso areba bamenye gutandukanya bamenye amasaka bamenye n'urukungu Imana ibaha umugisha urakoze cyane mushumba mukozi w'Imana tugenda twerekeza ku musozo hari ijambo riba muri Ezekiel ibice byaho 37 umurongo waho wa 12 iri jambo riravuga ngo ngiye gukinga ibituro byanyu bibakuremo mwabwoko bwanjye mubone kubaho kandi nzabasukamo umwuka wanjye umwuka wanjye namara kubageramo muzaba abantu banjye bwite ngo kandi muzankorera muzagenda munyubaha muzagenda munse hari abantu benshi bagenda bagaragaza izina ryo kwera ariko barapfuye rero aba bantu bagiye kuzuka mu izina ryayo aba bantu bagiye kubona Imana aba bantu yisaha n'uyu munota hano muri studio ndi kumwe n'uyu mushumba twifatanyije turi babiri ndibuka ko ikirema kugira ngo gihaguruke Petero na Yohana bari babiri kandi muri uko kuba babiri imbaraga zabo zarifatanyije muri uko kwifatanya ikirema cyose cyarahagurutse rero aka kanya wowe urwaye wowe unyumva wowe ufite ikigeragezo gikomeye aho uri hose ku isi cyangwa mu gihugu Uwiteka arakubwiye ngo nuko wagenda gumeze nk'uwapfuye ariko Uwiteka arakuzuye mu izina rya Yesu mwakira ubutabazi bw'Imana abasaba Imana akazi abasaba kwicara mu mabiro meza abakeneye ko Imana batabara mwakira Imana irabatabaye Imana bagiriye neza reka tuvuye nimero zacu ahari muzajya mudukenera nk'abatandi kwisi cyangwa mu gihugu nazo ziba zikenewe Imana yacu tugire neza cyane turabashimiye rwose mutuganiriye neza kandi abadukurikiranye turizera neza ko baryohewe kandi banatwandikire hariya muri comments turarushaho kubibona rwose ko babonye ibiganiro byacu ikindi abatarakora subscribe bihutire kuyikora kugira ngo bajye babona ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye hano ku Isumbwe TV ndetse no kuri Mushimu Witeka TV amasaha rero biragaragara ko agiye twagira ngo tubasabe ikintu kimwe rwose kandi mutwemerere abantu badukurikiye baramutse bavuze bati rwose aba bantu twabakunze mwongere mu bagarure bongere batuganirire ku ijambo ry'Imana mwagaruka abakozi b'Imana tuzagaruka rwose tuzagaruka kuko n'umurimo w'Imana tuzagaruka kuko impamvu turiho kugira ngo dusibure amayira yasibwe dusibura amariba batobye yes kandi icya kabiri ntabwo twe tuza tuje kuvuga amateshwa ngo tuvuge ibisenyi ubwami bw'Imana nk'ababandi ahubwo twebwe tuje kubaka ubwami bw'Imana kugira ngo tubwire abantu ibyururutse imitima Imana ibaha umugisha nimero yanjye ni akamenyetso ko guteranya 250 78 58 64 705 ngira ngo yumvikanye nayisubiramo
Uyisubiremo nacyo. Akamenyetso ko guteranya 250 78 58 64 705 Revera Pasiteri Buhungu Abeli nkaba n'umuyobozi wa Narada TV. Imana ibahe umugisha. Reka mbahe nimero yanjye twihute cyane ni 0783 497 94 0781 3 497 94 7 8 9 iyo ni Airtel ziba ziri muri mobile money ziri muri Tigo Cash. Ukeneye no gushyigikira umurimo w'Imana ushyigikira abakozi b'Imana kuko biradufasha mu rugendo. Rero Imana ibaho umugisha na hakagaruka turi kumwe. Shalom shalom, tuzongera tugaruke nk'uko umunyamakuru abidusabye. Amen amen amen. Umugisha kandi nti ciao ciao. Amen. Murakoze cyane. Isumbwe TV kora like ukore subscribe maze ukore kukazogera maze ukomeze kurikirana ibizahita ku murongo w'Isumbwe TV.